twiteguye no kwicwa mu gihe byaba bibaye ngombwa. Nta buzima butagira ibitambo bubaho, umuhanuzi wese cyangwa intumwa iyo ari yo yose. Uhanure yuko urusengero ruzafungwa nuko umushumba adakwiriye kuba ari umushumba. Insengero zose z'amabandi zirafunga. Kiyo bafunze rogi mudakora kuki urusengero rufungwa amacano yose agahaguruka kandi rogi ko Pastor Mutesi ko umunsi ejo bundi yatangaje invitation mwese mwamuvuze ese niwe muntu wenyine warushatse abagabo barenze babiri cyane abandi barabashaka. Ntabwo Ernest ari we big church ahangaha mu mujyi wa Kigali. Yajya bikora tidita katata ntabwo ujye ubikora. Kanyikubitira urutugu kanyihitanira. Ngo Prophet Ernest ngo yariye ngo bamuhaye miliyoni 100 abakristo. Ikintu cya gatatu ntagakorana n'imbaraga z'umwijima. Yamanuriye ariko gatana arambwira ati mbonye umuntu akwishura ati cy'indege kuri anniversary yawe kandi ibyo bizaba abantu bose ari mu iteraniro barabizi. Indege naruye yure no passport n'amafoto ndi mu ndege ndayabaha. Icyakane burase gato icyakane ibyo bintu muvuga ngo umushumba nibande ntabwo ari ibande. Kuba Prophet Ernest yaraguhanuriye bigasohora nicyo kimenyetso kigaragaza ko ari umukozi w'Imana. Nta mwana n'uyu n'umwe muri iki gihugu wemera ko nyina roga. Iyo uhakana ko iki gihugu kitarimo amadini akorana n'imbaraga z'ikuzimu, kuba Imana yarantumye guhanura ko mu mezi 3 nawe ubwe nareba n'abazaba atakiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ahantu ntago muhazi, ntago ari parufe na mikoro afashe hamwe. Iyo aguteye parufe akaguhuha ugenda nk'ikigoryi. Umuntu uza gukora inkuru ko Ernest yafungiwe burundu araba babeshya. Uyu nshimiye wadukiriye Ernest ntago muzi impamvu. Ernest muzi njya kumumenya njewe ntabeshya Slim Jesus. Yes, reka ngusuze nongere ngwikaza mwifurize amahoro y'Imana aho muherere wose kwisi. Niba uri mu gitondo mwifurize igitondo kizari muri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana na Jackie ndetse na Nibishaka Theogene kuri bimwe byagiye bivuga mu minsi yashize ku buhanuzi Nibishaka yatangaje ku nsengero zimwe zitandukanye ndetse n'abashumba bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bayoboke cyangwa se umwe, reka ubwo nimvuga abayoboke ubwo nibwo ari bubyumve neza ra sibyo Jackie, ba Prophet Ernest Nyirindekwe. Yes. I'm proud of him. You proud of him? Yes. Okay. Reka ndaje twinjire mu kiganiro muri ubu buryo. Mbere yo kwinjira mu kiganiro mbwira abantu ko bajyanukire kwa Jackie wakande subscribe Kuri Hafi Yacu TV. Kuri Hafi Yacu TV, Hafi Yacu TV, Hafi Yacu TV. Okay. Bansange yo. Barayisanga ahantu hose. Yego. Okay, reka ninjire mu kiganiro gutya ninjire mu kiganiro kuri Nibishaka Theogene mubaze ngo ese ko uri umwe mu bakozi b'Imana ndetse ukaba uri umuvuga butumwa. Uyu munsi itangazo ryaba ryasohoye rivuga ko hari zimwe mu nsengero zahagaritswe kongera gukora kuri buno butaka bw'u Rwanda. Wabyakiriye uti? Ntago ayo makuru nayakurikiranye. Cyakora nshobora kubimenya nimbikurikirana. Ubwo ni ku ruhande rwawe. Yego. Ubwo ni nibariza reka mbaze na Jackie wakire gute kubona urusengero rwa Prophet ndetse reka nimvuga wenda kwica wawe wemera uyu munsi urusengero rwe rusa nkaho rwahagaritswe muri kino gihugu akaba atemerewe kongera kuza gukoreramo ibyo benshi bavuga wenda ngo n'ubuhanuzi cyangwa se nyerekanye vuye aho yakoreraga umurimo w'Imana. Atemerewe. Ubu ntago yemerewe cyangwa se babaye bari kugenzura. Ruhagaritswe Burundu se? Ruhagaritswe ko nimba hasotse itangazo by'agateganyo ariko. Katubyita by'agateganyo nta kibazo. Yego. Cyo nicyo nibusubize. Kubijyanye no kuba imbere ya byose ariko ndabasuhuje. By the way aba bantu baba twirukansa cyane ndabasuhuje abadukurikiye kuri chaîne. Imana ibaho umugisha mwese muri rusange mwakoze gufungura bino biganiro. Amazina yanjye nitwa Jackie nk'ibisanzwe ndi umukristo wo muri Elion Pentecost Blessing Church kwa Ernest Nyirindekwe. I'm proud of him. Nago ndi hano noneho nk'umuntu uri muri showbiz. Noneho right now ndi hano nk'umuntu usengera kwa Nyirindekwe Ernest. Ernest ndahasengera kandi rwose yes. Hanyuma ikindi kubijyanye no kuba warumbajije ko urusengero rufunze
nibyo ayo makuru yo niyo ariko ntibisobanuye ko tuzafunga iteka hazongera hafungurwe hari ibikiri gukurikiranwa hari ibikenewe hari ibiri gukurikiranwa hari n'ibyo bagomba gushaka kugira ngo twuzuze wenda ibisabwa byo badusaba sibyo kubera ko ririya n'itorero rinini rigari rifite umuhamagaro kandi rifite n'ibindi byicaro nta nubwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose rero nagira ngo ntangarize n'abadukurikiye ko ubu none hano ubwo hariya Kibagabaga hafunze umushumba ari Bruxelles n'ubundi ari mu nabonye ari gukora ama live yes ari gukora ama live kandi ari Bruxelles n'ubundi rero abasenga mu kuri no mu mwuka bakomeje gusengera online kandi bari n'abari mu bindi bihugu bakomeje nicyo nabwiye abantu badukurikiye. Okay, wenda ntarakomeza ngo nge kure umuhanuzi nibishaka cyangwa se prophet nibishaka yahanuye ko uyu mugabo nta mezi atafite urusengero rwe rutarahura n'akaga nyuma y'ibyo yari amaze iminsi akora n'ibyo bari amaze iminsi bamuvugaho kubijyanye n'imbaraga bavuga akoresha ariko twe tutazi neza nibishaka aravuga ati uyu mugabo mwitonde mubare amezi 3 hameze atarashira washize amezi ariko yabihanuye yabivuze mu Nyekari mu kwa 13 ntaruzura neza uyu munsi uru rusengero rurafunze none uyu munsi mwicaranye mu kiganiro kandi arumwe mu bantu bahanuye ubwo bantu zivuga ko uru rusengero mu gihe kingana n'amezi 3 ruzaba rufunzwe kuki uyu munsi wemeye ko mwicarana mu kiganiro kandi arumwe mu bantu bavuze ko uru rusengero rwanyu rugomba kuba rutakirimo rurakora nemeye kwicarana nawe kugira ngo mubwire yuko uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ngo uzapfa igihe cyagera ugapfa ariko ntabwo bishatse kuvuga ko nibishaka ibyo yahanuye ari byo byasoreye ku mushumba ntabwo ariko mbyemera ni igihe cyahuriranye n'igihe kereka ahubwo niba nafite indi myuka mibi ateza abantu akajya azamure ka mikoro ho gato kugira ngo tube tukumva kuko umuntu reka mbabwire bano bahanuzi bashobora no kuba bagira n'imyuka mibi kuko bamwe muri bo ngo baranaruga nta mwana w'umukobwa yarutse guca avuga ukuntu umuhanuzi basenganaga yamuteje inzoka ashaka no kuvuga ati kugira ngo nemerwe ndaraguza ndajya na Kampala ngeri Ernest urusengero rwo ndifungisha akagenda akanyanyagiza ibintu ara ku marembo nibishaka akagenda akikoza Kampala nibishaka akikoza Kampala cyangwa akageza Sumbawanga akajyanyagiza ibintu ku muryango w'urusengero kugira ngo badufungire so rero ntago gende hano kwemera ko ibyo nibishaka yahanuye byasohoye I'm sorry to say ntago muciye amazi mu kiganiro nubwo ni nishuti yanjye arabizi ariko wihangane turimo turabwira ko dukurikiye ukuri niba wabwo ufite ibintu wananyanyagije wihane imbere y'ubwoko bw'Imana wafunze urusengero ni wowe warufunze kwa ko ufite ibintu bibi wagiye utongera hari nje niko nabifata nasundi niba ari umuhanuzi w'Imana kuki atagiye ngo asanga umushumba cyangwa amuha message akaza guhanurira ku isi yose yuko bazadufungira kubize we prophet hari umuntu yemera kubuhura nawe abuzwa niki hari ikiganiro cyaca nimwe nabonye aya wa mugabo ejo nzagutatura nzakugarukaho yavuze ngo iki Yesu we yihandagaje aravuga ngo twe ngo hari amateraniro y'aba VIP Prophet Ernest ni umuntu bana n'abantu bose amahoro hano hari kamera zirenze 10 isi yose ibyumva ikinyarwanda iradukurikiye se wamugabo kutavuga ibyo wajyanye byakujunjamishije bikugarutseho okay nago ndi hano muri deba yo guhanura ibiri ukuri cyangwa ibitari ukuri byaba ari imbaraga z'Imana cyangwa iz'abadayimoni muvuga ubwo niba ari iz'abadayimoni zafunze rura rusengero ntago zarubasha banza wumve muhagarike iz'Imana yanyu muyoboke iz'abadayimoni kuko nizo zaba zifite imbaraga nago mbyemera kansubiremo neza ikinyarwanda nkoresheje niba ari byo nahaminjiriye cyangwa nkajya Sumbawanga cyangwa nkajya Uganda kuzana izo mbaraga zituma Ernest wamuvuga ko hagurutse ibirema bipfa amatwi bikumva uyu munsi urusengero rukaba rufunze ubwo muyoboke izanjye mbaraga izanyu muzishire hasi muzineterarize mushire hasi oya ntago nemeranwa nawe okay hanyuma ibintu ni bibiri nubundi igihe kirageze n'ubundi ngubaza mu kiganiro hano badukurikiye we uhanure yuko urusengero ruzafungwa nuko umushumba adakwiriye kuba ari umushumba ye nibyo hanuye nabyo nzabwo ndashaka kumenyera mu kiganiro ahubwo nk'umukristo wenda kubaza wemera amavuta ye mukimara kumva ubuhanuzi mwakoze iki kuki mutanetararije izo mbaraga za Sumbawanga n'iza Uganda kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro
ahubwo ikindi kibazo mwaba ari mwebwe muri mu kaga ko gufunga insengero mwenyine cyangwa ahubwo insengero zose z'amabandi zirafunze. Ariko ntabwo ari ijambo amabandi, reka nkubwire twubahane. Oya, umva nkubwire ntago mwisi bandi, ntago mwisi bandi. Niba dushaka kujyana neza mu kiganiro habeho kudatukana. Okay, none so umubyeyi wanjye ngenda mu. Oya, impamvu okay, urababaye? Ndababaye. Okay, iyo uvuze ngo nagiye Somboanga warantegeye, uvuga ngo nagiye Uganda twarajyanye, wabanje kuntuka ndakwishyuye none urarakaye. Noneho rero umukristo sibyo yagushinjije imbaraga za Sekibi, wanshinjije imbaraga za Sekibi ukorana nazo, ko nkorana nazo, none nkujombya akara uhise ubabara ngaho garukira aho ngaho noneho dukora ikiganiro kidafite ibindi bikibogamiyeho. By the way, abantu badukurikiye barabyumve gufunga insengero hari gahunda yigeze kuba yo gufunga insengero nyinshi, abantu badukurikiranye barabyumva. Ariko reka mbabaze reka mbaze kino kiganiro ndavuga izonzi izindi ntazi ubwo zirivuga. Ndi kumwe na Slim Jesus, ndi kumwe n'intoranwa, ntago cano ziri hano ngombwa gato sibyo, reka gatoya nkaba ndi kumwe na Kiranuka TV na Dr. M official, ndi kumwe na Posorozine official, izindi zo wenda ni nyinshi cyane, ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, ni nyinshi pe nk'uko abantu banabibona cyangwa bazabibona bitewe na channel wowe uri kureberaho. Iki kiganiro bivuze ngo ni ubutumwa bugiye gusanga abantu bose. Reka mbabaze ikibazo bantu mudukurikiye kandi nagaru ubushinze, ndabizi ko mugiye kuzangwa indaya ngo ibiki ngikirara, utangiye kwiyita indaya ntawe kwisebyo nibyo bandikaye, wakubwira ukuntu bakwandikaho muri comment. Jewe ndabimenyereye. Warabimenyereye. Nta kibazo. Hanyuma reka nibwire abantu badukurikiye kiyo bafunze rogi mudakora mudaterana ngo muzane kamera ngo hari rogi zafunzwe, kuki urusengero rufungwa amacano yose agahaguruka kandi rogi n'amahoteli n'amapartema byafunzwe bitujije gukora, nago mubirebaho sibyo? Hori niwe uri kumbaza, reka nkubaze. Hanyuma ikindi cya kabiri, kubera iki iyo ububari bufunzwe butujuje wenda imisarane, amatoilette, amasuku, ibikoni mwaburiragamo mwabunyweragamo, mutabutaramira ngo mutarame muze kuri social media muvuge ngo ububari babufunze, ni gute none uyu munsi urusengero rushobora gufungwa ari ibintu bisanzwe nkuko byagiye biba n'ahandi hose mukaba mwahagurutse imizi n'imiganda? Kamanze maze ikibazo kimwe arakinsubiza umaje kumusubiza. Ese ko Pastor Mutesi umunsi ashaka umugabo ko umunsi ejo bundi yatangaje invitation mwese mwamuvuze, ese niwe muntu wenyine wari ushatse abagabo barenze babiri cyane abandi barabashaka? Ubwo itonera ndi kugusubiza nawe witonze nsubize. Ese ko uyu munsi hari umwe 2-3 tugiye tuziranye basenye ingo, bamwe n'abapotere, abandi n'abavugabutumwa, abandi n'abapasiteri bagiye batandukanye, kuki nta muntu muravugaho ukorera hariya mu Giporoso ngo yasenye urugo ngajya gukorera mu Giporoso ukava kuri bano bapasiteri? Ubwo Theo nawe nakunsubiriza njye cyangwa ndumva ucyumvise. Ntabwo discipline y'u Rwanda yubakiye ku kabare, nta nubwo ikinyabupfura cy'u Rwanda gishingiye ku marogi. Abanyarwanda bashobora kwifashisha abanyamadini ngo babagire inama. Leta idini rishobora guhuza ibikorwa na leta, ariko akabari na rogi ntabwo bishobora guhuza politiki na leta. Impamvu rero idini rikora ikibi kamera zigahurura nuko muri bamwe mu bagishwa nama igihugu gishobora kwifashisha, urugero biroroshye ko kugira ngo ubukangurambaga bwaca mu madini bwakwihuta kuruta ubwanyura mu kabari, sibyo? Wigeze ubona umuntu ufite hoteli runaka cyangwa akabare runaka cyangwa rogi runaka ajya gukura abana mu muhanda? Ariko abapasitori benshi bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bakora ubukangurambaga bwo gukura abana mu muhanda. Kugeza none dufata urugero ku nzawe. Oya, uwo mwihorere sinjya nkunda kumuvuga bitewe n'impamvu. Uyu mwanya rero umuntu wapfuye nawe mufitanye inzigo. Oya, inzigo y'iki? Oya, ntago njya mpoza umuntu utakiriho mu kanwa kanjye, kuko benewe bajya kumwibagirwa mukongera mugakora ibiganiro bimugarura, ntago mbikunda. Uyu mwanya rero Jackie,
reka nguhe ukuri nk'umukristo wo muri radini ryahuye n'uruva gusenya. Ntabwo bafunze kubera ko ari akabare gafunze, nta nubwo bafunze kubera ko aribo bapagani bakuriye abandi muri iki gihugu. Kondisiyo yo gufunga amadini n'amatorero ni imwe, ni amatorero yose atujuje ibisabwa na leta. Nyine mubifate gutyo, ariko wivuga ngo ni iby'amabandi, urumva nyine impamvu nakubwiye ko ari akaboro. Umva impamvu nakubwiye ko ari akaboro. Niba mwemera ko imbaraga z'Imana zibaho, mwemere ko n'izikuzimu zibaho. Uko si ukuri se kuzuye? Niba mwemera ko imbaraga zabe wishimye oya none se nakicarana n'ikizungerezi nk'iki sinishimye? N'ubwa mbere nicaranye n'itara. Noneho rero ubu tuvugana, niba mwemera ko imbaraga z'abera zibaho, munemere ko n'iz'abarangi zibaho, sibyo? Ibyo byo natwe turabyemera. Aha voilà. Noneho kugira ngo tutaza gucanganyukisha abari kutwumva, nta gitangaza kibirimo kuba urusengero rwa Ernest rufunze. Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Ntago bisanzwe. Oya birasanzwe. Oya birasanzwe. Ernest niwe bafungiye itorero. Ntabwo Ernest ari we Big Church ahangaha mu mujyi wa Kigali. Hari insengero. Big Church ni na Big. Ntago ari Big Church. Hana kabiri cya Big Church arimo. Ibyihorere sha ibyo ni ibyawe. Kuko n'ahantu usengera buri muntu wese muzifite amahegitari batangaje ntirurimo. Bakomereze. Ngwiki? Muzubatse mu mahegitari batangaje ntirurimo. Ariko umva reka mbabwire. Ubwo rero ninumva bibaye amatiku ndigendera. Ugiye he? Kubera impamvu niyi ngiye. Ahubwo genda. Ntaho ngiye wanzanye se. Ibintu ni bibiri. Gufungwa k'urusengero rwa Ernest ntabwo ari rwo rusengero bafunze bwa mbere muri uyu mujyi. Ubwo se urumva binshimishije? Ubu ndi kubivuga nk'uwishimye. Ntabwo ari rwo rwonyine bafunze, urumva? N'urwa Maritini rurafunze, n'urwa Mama Sifa narwo rurafunze, n'izindi. Mujye murebe mukanya nimugera ku ma internet yanyu, murebe abantu barunze ku ma TikTok uko bangana. Akihangana agakubitamo ikositimu agashiramo na kakaboro arya mukita gute? Kora arakabyara kora pastorali. Ndarengana. None ibaze kugira ngo umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru wagiye abyara abandi bana aze kuri TikTok na kora pastorali, sibyo? Ukumva umupastor umushumba revera ngo tapi ngo sharinga ngo kora follow. Ernest sura mubonaho wese urabona asa nabyo. Erega nubwo bamufungiye ntabwo nanone aratakaza indangagaciro zimuzana hanga. Erega tujye nabonyeho n'umwe bavuze ngo afite urusengero rutonye n'akabari Muhanga muri iki kiganiro. Hoya no nidukora inkuru gata abantu badukurikiye ni banyumve. Dukora inkuru kinyamwuga. Abantu badukurikiye ni banyumve. Wenda nibishaka koko yarahanuye, sibyo? Kaye byasohoye. Bivuga nicyo bamuzanira ituro se. Kivuge ntabwo tuvuze ngo nibashaka bari muye, ariko ibyo yahanuye birasohoye. Ariko yahanuye avuga izina Ernest. None yavuze ndajya ku kigano ndakikwibutsa. Ndanakurangira ujya kugishaka. Cyasohotse mu kwa 12 ku itariki 20 na zingahe bari na 7. Nkwibutse n'igihe naho kiri. Ubwo afite ibyagiye kunyanyagizayo. Habwo nujya gupinga imbaraga z'Imana ubanza ukaba. Ahubwo ndamurondorera muri iki kiganiro. Urabanza umusengeri. Oya icyo nge navuga koko guhanura yarahanuye, sibyo? Ntago mvuze ngo ndamugarukiye kuko nubundi ubuhanuzi bw'ubwo reka tuvuge ko bwasohoye. Ahubwo nagira ngo mwibutse ko yatangije umurimo ari nayo izawusohoza. Uko byamera kose nagorera torero rigizafunga burundu. Ari umunyamakuru nshaka kubwiza ukuri hano. Nabonye wavuze ngo Prophet Ernest ngo yari ngo bamuhaye miliyoni 100 abakristo. Ijyo vuga, ijyo muvuga. Kajya ujya mubwira uwo muntu uzo munyamakuru nawe umuzane. Yitwa Umusambi TV. Umusambi? Umusaruzi TV. Umusaruzi TV. Umusaruzi. Ngo hari miliyoni wanjye ariko ayizakumuhoye ubusa ibintu yavuze se burasibye. Niba yitwa Mugisha. Mugisha reka nkubwire. Miliyoni 100 ntago bazitanze iwanyu. Ujye uvuga ibyo uhagazeho. Urukumva uyitonde ukore showbiz neza uyivanemo amatiko no gushyama abantu maze ahantu agatsinda ahantu mubera abantu b'abanyamihanda ba showbiz
ayiwe aba content creator dufite hano muratwika koko ngumva rero mbabwire ngo ibi byose tubibabwiye ngo kugira ngo ntago dusenye umuntu. Excuse me, iyo uvuze ngo umuntu yari miliyoni 100 muri iki gihugu urazize, none niba Ernest ari miliyoni 100 ko batamufunze. Icyambere turi mu gihugu gifite amategeko, nta muntu yigeze akura mu rugo rwe ngo azagira gute amuhereze mu maturo, muzajya muvuga ibintu muhagazeho. Icya kabiri, ibyo hari ahantu wavuze, reka nkubwire umusaruzi ujye uvuga inkuru neza, ukuntu wavuze ngo yajiduraga abantu ngo bakikubita hasi. Kujidura abantu, umushumba yari yajidura abantu wowe byo ko biba muri Nigeria. watuzana video Ernest ari kujidura ngo yaba yarabonye buri abantu ari amasenyesho y'abantu n'iki byo bya deliverance byazaga bibera Kimironko bwa mbere Ernest akiza, ukajya banarimo abantu barikubita hasi, bamwe bazirambaraga bakaziteranya abandi ngo ngwe se bungu n'abanyabutayi bajya basimbukana ngo riravuze hago basimbukano abasimbukana imbaraga z'umwijima se. Icyo gihe bivuze uyajya bikora tirita katata ntago ujye ubikora kanyikubitira urutugu kanyihitanira ntago ndarya kuva mu gitondo. Nawe ubwawe ujye ubikora ntubikora se? Kanyikubitira nawe ubwawe urabikora. Buriya rero ubu ndimo ndashaka kora imbaza tubaze njye ndimo ndajya mu murongo kwabaza kwa ko nari ndimo ninjira aho ngaho kugira mubazeho nibishaka mubaze zirambaraga twabonye. Mwavuze ko hari abantu bamwe bakorana n'imyuka mibi ya Sekibi, hari n'abapasiteri bamwe amazinsi bavuga ko bakorana ngo n'abarangi, abenshi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu bakajya bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ati abantu bamwe bakorana n'abarangi. komeza kubaza sima turakumva akariyo mpamvu uyu muvandimwe wanjye Mugisha yafashe gahunda akavuga ati izi miliyoni 100 zarariwe. Ndabona content mwayibuze yo kugira ibintu mumbaza ku mushumba. Icyambere umushumba ari hanze y'igihugu. Icya kabiri ibyo dukurikiranweho barimo barabishakira igisubizo. Ikintu cya gatatu ntagakorana n'imbaraga z'umwijima. Abantu bagenda bajye kuri video zose ziteraniro cyangwa mbwire nanjye nzibahereza. Yamanuri ariko wa gatanu arambwira ati mbonye umuntu akwishyura tike y'indege kuri anniversary yawe, kandi ibyo bizaba abantu bose bari mu iteraniro barabizi. Indege narwe yure no passport n'amafoto ndi mu ndege ndayabaha. Nagiye ko namona gift y'icyo kintu umunambwe ati genda hanze ugenda uruhuke mu mutwe wanyuze mu bintu byinshi. Icyakane burase gato icyakane ibyo bintu muvuga ngo umushumba nibande ntabwo ari ibande. Icyagatanu nka closing mukambaza ibintu tugasoza ikiganiro ko nagonye utarasoza ikiganiro hano hanze ko abahanuzi ba Sheri ababayari ngenda shaka kumubaza kuba Prophete Ernest yaraguhanure bigasohora nicyo kimenyetso kigaragaza ko ari umukozi w'Imana. Nuko nabandi bose bamutangira ubuhamya, abo yasengeye bagakira, abo yasengeye buretse gato bubatse neza. Wabuzi buretse gato bashingira abantu hano akagusezeranya kwa gatandatu nyuma y'amezi. Buretse gatoya wabuzi inkuru y'abahanuzi ba Shera. Buretse gato wabuzi cyatumye uwitwa Yezebeli ategeka umugabo we bakubakira Yezebeli gute shabyiwe mwana wabubazi. Ndagira nkubwire ngo icyatumaga Bibiliya bahamya nk'abahanuzi nuko babaga bafite ibyo bahanuye byasohoye. Ega mwasaze urana ukuntu mwaryohewe wajyangwa neza. Reka twumve nibishaka. Uretse gato mu minsi ishize nta cyumweru kirashira mupurenge nawe oyagenda gakeya. Ngewe iyo ushizeho pressure yuko mvuga ibyo ushaka ntago bikunda, mvuga ibindimo nkanjye. Ntago ngewe ndi hano ku mpamvu za Ernest, nta nubwo ndi hano ku mpamvu zifungwa ry'amadini n'amatorero n'ifungurwa, nta nubwo ndi hano ku bw'impamvu z'uko amadini afunze cyangwa nahanuye. Iyo uhakana ko iki gihugu kitarimo amadini akorana n'imbaraga z'ikuzimu, buretse gatoya Jackie, buretse gatoya abantu bashobora kwibaza bati nibishaka ejo bundi wakoze ikiganiro utubwira ko ibintu byo gusubira mu matiku birangiye ubiretse, uri hano kubera iki uri hano? Ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ababonye izo nkuru, ntabwo twicaye hano mu matiku. Niyo nkibimenya ko nza kubazwa ibibazo bimeze bitya, ntabwo najyaga kwemera kujya kuri kamera, ariko kuko ariko bigenze tubigendanemo, tuganire nk'imfura kandi tudasesereza. Yego. Nyirindekwe Ernest
bivugwa ko yafungiwe urusengero rurafunze koko uko ni ukuri. Hanyuma kuba Imana yarantumye guhanura ko mu mezi 3 nawe ubwe nareba n'abazaba atakiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda, buretse gatoya video irahari, ubuhanuzi burahari nta wabusibye, nushaka ko baguha amalinki utubwire bayaguhe. Uyu mwanya ntabwo ndi hano kubyina insinzi ku byabaye kuri profete cyangwa ku bandi bantu runaka, ahubwo ndi hano niba byarasohoye byaramaze, ibitarasohora nabyo ibyo ni ibibireba. ahubwo tubwire n'ibiri inyuma. Banza ugende gakeya Jackie, kandi burya buramba nakubashye birenze. Nanjye ndakuba ariko urabizi. Okay. Hanyuma rero ndagira ngo mbereke iyo udefanda idini, nta mwana n'uyu n'umwe muri iki gihugu wemera ko nyina aroga, kabone niyo baba babumufatanye wowe uvuga ko ari umuntu waje kubita iwanyu, ariko ni ibya nyoko. Umwana umenya amabanga ya nyina ni abana babiri, umwana w'imfura cyangwa bucura, nibo bana bonyine bamenya amabanga ya nyina. None aha ntago ndi hano kuvuga ko impamvu urusengero rwa Ernest rufunze ari uko akorana n'imbaraga zikuzimu. Oya, bantu mutandukanye ibi bintu. Urusengero rwe rufunze nk'uko izindi zifunze, icyo kirangire. Tugaruke ku mbaraga z'abadayimoni zikorera mu nsengero. Kama mbaya n'ubundi uhishira umurozi akakumaraho urubyaro. Uyu muntu ntawuzi? Ndamuzi. Hanyuma iki ni icyo afashe iruhande rwa mikoro, ntabwo ari agacupa ka parufe, tegereze neza ndimo kukabona. Hanyuma reka nkwereke Jackie, ujye ujuririra mama wawe ukubyara, nawe nyina wundi we ni nyina wundi, sibyo? Turabasaba ko muza kwitegereza aka video. Reba ibintu ari gukora aha se hano Nyabisindu ni kure, uko namuhomboye hasi. Reba ngayitegereze, dore uri kubireba. Nibi bitabiwanya kabana amavaze navuze singaya, uri kubireba. Dore nguwo. Okay, Iyi video turayibaha bose. Ahantu ntago muhazi. Ni hano Kimironko munsi ya Roprende. Iriya ntago ari parufe na mikoro afashe hamwe, iyo aguteye parufe akaguhuha ugenda nk'ikigoryi. Nyine abagabo abakorana neza. Okay, rero nimukaje hari ibintu ntabwo iwacu nyine nakubwiye ngo wowe ntago ari kakirigi, ntabwo yavuze iwanyu. Nakubwiye ngo ubu ngubu ni ukuvuga ngo twiteguye no kwicwa mu gihe byaba bibaye ngombwa. Yes, nta buzima butagira ibitambo bubaho. Nibishaka Theogene, ndarahira isumba byose ko nta kindi kintu kizanyica uretse ukuri kurengeje ukwemera kwanjye. Jackie, ibi bintu wari ubizi ko bibaho? Hari icyo utabonye? Katitetsa kugize ubwoba. None se aha ngaha Nyabisindu ni muri Nigeria? Kagize ubwoba base. Okay, uyu mwanya nitubabwira ngo hari imbaraga zimwe na zimwe ziri muri izi nsengero mukadutera amahane. Ubonye ko afashe mikoro gutya, icyo cyo nakibonye, sibyo? N'agaparufe gutya ku ruhande. Iyo amaze then imbaraga ziri muri iriya parufe, kubera icyo umuntu witabye Imana wavuye mu mubiri bamutera parufe, ni ukugira ngo umwuka we adahumura nabi. None uri abaye umupfu ariho. None se iyo ayigupurije umusazi ni iki umugeni wakoze mariage ni iki kimusarisha mu bukwe? Ni parufe. Urumva? Uwo bayiteye nk'ubu utindi marene ukaza ugapuriza umugeni, warangiza wowe ibyo baguhaye bitongereye muri ya parufe. Uko agenda yihumurirwa niko atabuka hehe mu mutwe. Niyo mpamvu mubona agira atya gahuha, then communication iri connected n'iri ya parufini, none ukajya kubona uko ahuha umuntu agize gute yifotoye hasi. Urabibonye? Idini ngiririye. Aho iri toro ryenda ri. Oya ngiririya.
oya aho ndahazi yewe okay none se kuhazi ndahazi nanagiyeyo rimwe njya gusengerayo ngenda ndwaye umutwe navuyeyo ndwaye mu nda narwaye n'amaguru aho ndahazi avuye hitwa yavuye yarwara mu nda arwara n'amaguru. Reka mbaho amakuru mutari mufite hano muri uyu mujyi wa Kigali hari abashumba b'amadini n'amatorero bacishije imbaraga waguteza indwara bakamuha n'ubushobozi bwo kuyigukiza. Reka dusoze kino kiganiro icyo riho urumva kiriho cyo hanyuma tugaruka ahangaha kuri uyu muvandimwe. Ikintu mpagazeho aka kanya, umuntu uza gukora inkuru ko Ernest yafungiwe burundu araba babeshye n'abantu bamusebya mugezaho. Oya nanone mwimufana muvuga ukuri ibyo kumufu bavuga ko urusengero rufunze ariko bere kuvuga ngo yari abana amafaranga ko nago oya apu reka nkuzanira uyu nguyu wavuze ngo bariye ibihumbi 100. Hari uwitwa Nshimiye w'Ikabuga ndamuzi pastor wo muri ADPR birukanye pastor wirukanwe muri ADPR yacyuye igihe oya nta gihe yacyuye nta nicyo yigeze yari mwarimu tugaruka hanga yes yari pastor okay nibyo nta mupasiteri ucyura igihe ubaho no baracyari pasiteri pasiteri wahe urundi rwego n'urwo yihaye iranka ryatakaye hari nawe ugiye kuba nk'abantu no ibintu ni bibiri turi kumwe n'abashumba hano turi kumwe n'abapasiteri buretse gato umuhanuzi wese cyangwa intumwa iyo ariyo yose yamaze gushirwa inyuma y'itorero mujya mubimenya icyitwa impano zose zitegetswe guhagarara ako kanya bakimutenga mujya mukura ADPR yaciye abantu bigize ibyihebe bamaze kwigira ibyihebe baragenda bashinga imitwe yabo y'amadini urumva icyo bita kwiyimika mu gihe abandi bakwambuye inshingano wowe ukiha izawe nshingano icyo gihe ijuru nta hantu uri gufite kuko abakubyaye bagushize inyuma y'urukuta mujye mukura mumenye ibyo muvuga ariko muri iki kiganiro ndaje uyu Nshimiye wadukiriye Ernest ntago muzi impamvu Ernest muzi njya kumumenya njewe ntabeshye namumenyeye kwa Rwahama muri etage urumva ari urusengero rugitangira bwa mbere ntago mbizi nje nkubwiye aho muzi yasengeraga kera kwa Pastor Murindwa ibyo ntago mbizi imbaraga z'amasengesho aho ni kwa Diodone twe twabaga mu gikari inyuma urakoze 2009 2010 2011 na 12 mwibuka amadini yivanga n'utubare murabyibuka hakajyamo akabare idini ryarangiza hakajyamo iki akabari iyo systeme niba muyibuka ntago mbizi yakabari hahehe aho nga wowe ahantu uri naho ndi aratandukanye arambaza nagwa mwumvaga okay ako Jackie nanjye kukubariza ikibazo reka nkihorere nagusimbutse reka tugendane ukuri nk'uko kuri ariko tunabwira abanyarwanda badukurikiye ko ibisamatiku ahubwo turi hano kurwanya icyitwa amatiku n'ikinyoma urumva Umusaruzi TV harya ubundi rindi zina rye yitwa byihorere singo oya rimbwire nje ngusabye uburenganzira ntago ndizi